njyewe umuganga yarambwiye ngo kumuha ituru akandungura nibwo buryo bwonyine buhari yamenya neza ikintu kirimo kirantera kuribwa mu nda. Urumva rero njyewe nk'umudamu ubabaye ufite agahinda ubabara mu nda, ntabwo yari bumubwire yuko ikizamini agiye kunkoresha ari ukundungura ngo mbyange pe, ntabwo nari bubyange. ubwo dore ukuntu byagenze rero. ubundi nari maze igihe kinini mbwirwa mu nda, kinini pe mbwirwa mu nda, nkabibwira umugabo wanjye nkavuga nti nyamara sheri muri iyi minsi maze iminsi ndibwa mu nda sinzi ikibazo mfite. umugabo wanjye ati ese ntabwo igikorwa cy'umubiri ntigikora neza nk'uko nagikoraga mbere, ahari ko numvishe ngo nabyo bijya bitera abadamu kuribwa mu nda, ni ukubera iki? mu by'ukuri nkabona umugabo wanjye ntacyo namushinja ku gikorwa cy'abashakanye. ubwo rero nawe kuribwa mu nda ndavuga nti ntabwo nakomeza kwicara gutya, byazanamviramo n'ubundi burwayi ntazi. nibwo nagiye kwa muganga muri pirive, mu bitaro nyine ubona kabisa bikomeye. ndagenda baranyakira, bamaze kunyakira muganga mubwira uko arwaye, arangije arambwira ngo urajya mu cyumba gikoramo umujenikologe nyine w'abaganga bavura indwara z'abagore. ubwo yajemo indwara z'abagore ni za ndwara zo mu gitsina, indwara zo mu ruhago rw'inda, ama infection, indwara nk'izo zifata abagore gusa. ubwo naragiye mpagarara imbere y'umuryango, hari harimo undi mugore, ndicara ndategereza. nyuma nibwo hasohotsemo umudamu wari urimo wari utwite, bari bamaze kumugurira ekogarafi, nanjye ndinjira. mbona ni umuganga w'umusore pe ukiri mutoya rwose, ubona w'imyaka 27 mutoya. aranyakira arambwira ati se mere urwaye gute? ndamubwira. arangije arambwira ati yambaye imyenda, naragiye nambaye ipantaro n'umupira. arambwira ati mbere yuko ngira ibizamini bigiye kure gufata, reka maze ngukore ikizamini cya ekogarafi ndebe mu nda yawe niba nta bibyimba ufitemo, ndebe niba nta kintu kikuryamo kigaragara. nibwo nikuyemo imyenda. urabizi iyo ugeze ku muganga nta bintu by'isoni, niyo yaba ari umuganga w'imyaka 10 ubwo nyine n'ubundi aba yarabonye byinshi ni ugukuramo. nakuyemo imyenda nkuramo uwo mupira, noneho ubwo kuko ipantaro nayo nambaye yazamukaga, byabaye ngombwa ko ipantaro nyikuramo, ariko ndayimanura nyine nyigiza hepfo gato y'igitsina, n'ikariso nyigiza hepfo gato, sinahita nkuramo ibintu byose. ubwo umuganga nibwo yafashe amavuta nyine bakoresha yo muri ekogarafi basiga ku nda, afata ka kuma atangira kunyuza hejuru mu nda, ku nda nyine yanjye. arareba arambwira ati se mbona nta kibazo ufite? arareba mu nda arambwira ati nta bibyimba ufitemo, nta bisebe bidasanzwe, ndabona nta kintu kigaragara kigutera kuribwa mu nda. amaze kubona nta kintu kigaragara, yajimije ya mashini ya ekogarafi. arangije arambwira ati se madamu tuganire, ati iki kibazo ukimara igihe kingana gute? ndamubwira ni rero nyimaranye igihe kinini, harimo nk'amezi agera kuri 6. arambwira ati se ubana n'umugabo? ndamubwira ni yego. arambwira ati se mukora imibonano mu buryo buhagije, kiri ibintu bikunda kuba ku bagore badakora imibonano bihagije? umusore ndamusobanurira. iyo byageze ku muganga nta soni, ndamubwira nti tubikora bihagije kenshi kandi pe nkarangiza. arangije arambwira uti se umugabo wawe mujya mugera kuri cya gikorwa uzana amavangingo, ku buryo nyine amavangingo iyo aje yari kuba agasohoka? ndamubwira ni rero ibyo ngibyo byo ntabwo ari cyane pe, ariko na rimwe na rimwe bijya bibaho. arangije umuganga arambwira ati reka mbanze ndebe mu gitsina cyawe niba nta ma infection ufitemo yaba gutera kuribwa mu nda. muri ako kanya umuganga arambwira ati kuramo iyo pantaro yawe na sumve yawe, ubundi ubumbura amaguru pe. ubwo muri ako kanya umuganga nagiye kubona mbona yambaye ga tw'abaganga,
arangije abafashe amavuta ameze nk'aya yandi yasize ku nda, ayasize mu ntoki ze, ayandi yasiga ku bintu byanjye. Amaze kuyanyuzuzaho yatangiye gushyiramo intoki nyine kugira ngo akuremo imbere, akajya kozamo intoki agasa nk'uzizunguzamo ubundi agakuramo, akareba uburyo nyine y'amatembabuzi yo mu gitsina nyine, akareba uburyo ameze, arayitegereza, arayihumuriza, arambwira ati ese ko numva nta ma infection ufite. Arangije arambwira ati rero ngo ikizamini ngiye kugukorera ngo ni ikizamini cyitwa, Imana yambwiye ijambo ntazi mu buzima bwanjye ntamwumva. Ndamubwira nti nta kibazo, mpita nemera. Mu by'ukuri ntasobanukiwe ikizamini agiye kunkorera icyo ari cyo, kuko urabona bino bigana amaterimi y'abaganga ntabwo twese tuba tuyumva. Uwo mwanya amaze kubyemera agiye kubona muganga aragiye akuyemo imyenda. Mbonye kuri imyenda biranshanga, yabanje kwikuramo itaburiye, mbona akuyemo umukandara afunguye ipantaro ayikuyemo. Noneho ndavuga se ni iki? Noneho uragenda umuntu ugira ubwoba, ntinya no kumubaza nti kukuyemo imyenda. Umutipe yiyambaye imyenda gutya burundu, asigara yambaye umupira, agapira yari yambaye n'imbere. Noneho aza agana ahantu narindi, amaze kuza ahantu narindi mbona afashe amavuta yisize mu ntoki, n'ubundi agiye kunkoramo ayisize ku gitsina cye, ubwo igitsina cye cyari kinahagaze. Ndangije nawe nisa numva ko mbona uburyo mbuye bimeze bite, ngo none se ntabwo wumvishe ikizamini ngiye kugukorera? Ntabwo nacyumvishe, bimeze ni ngombwa ko wiyambura. Abonye ko ntabyumvishe nibwo yagarutse aranyegera, arambwira ati rero madamu, uburwayi ufite ngiye kugukorera ikizamini. Ati aka kantu nyine hari akantu nabonye yishyira ku bintu, sinzi ako ariko mbona katanagaragara, uti kano kagiye kwinjiramo karebe mu gitsina cyawe n'imbere, niba nta kibazo ufite. Ikindi ndashaka kukurongora neza nkakunyaza pe, ndabikora uko byagenda kose. Hanyuma byarangira ndaguha randevu buri munsi uzagarukira, umbwire uko umeze, umbwire niba umugongo wakize. Urumva ngo ubwo umuganga numva ndabyumvisha, ariko ntabwo si ibintu bibaho, kubera ko umuntu ajya kwa muganga umuntu akamurongora nta bwirinzi, nta puritanse yambaye. Arambwira ati humura, ati aya mavuta nsizeho, uti icya mbere ni nk'urukingo, ntabwo nakwanduzanya n'abarwayi cyangwa indwara iyo ari yo yose. Ati niyo yaba ari imitezi ntabwo yagenda nisize aya mavuta. Ariko ni ngombwa yuko umurongora, kuko ngo amatembabuzi y'igitsina cyawe ngo ururinda rwawe ngo ndarukenera mu bizamini ngiye kugurisha. Ni ubwa mbere rero ufite ikizamini pe, uko biri kose hari ibintu umuntu aba yaragiye yumva, ariko hari ijambo wumva ukumva ni n'ubwa mbere uryumvishe. Ubwo muri ako ka mwanya rero umuhungu yaraje aranyegera, arangije arambwira ati ndagira ngo wisanzure umbwire ibintu umugabo wawe ajya gukorera iyo mugiye gutera akabariro bikagushyira muri moto. Urumva? ndamubwira ni amarira nini akankora hano, umutima ati gutya ni yego, ati gutya ati yego. Umuhungu yatangiye kuntegura, arambwira ati ndagira ngo ubwira kano kanya utangire ugite umugabo wawe, umuhamagara izina ry'umugabo wawe ujye umwita, kuko iki kizamini ni ingenzi pe. Ati ni ingenzi, utaba urwaye ibibyimba byo mu nda tutari kubona bikazakwica kuko byica vuba. Umusore yatangiye kuntegura, mu by'ukuri nanjye nk'umurwayi wari urwaye ubabaye, nanjye rwose ntangira kubyishyiramo iminota itarenze nk'icumi, ndumva nari ntangiye kugira ubushake buhagije bwo kuba nakora imibonano.
rero urabyumva nk'abaganga muganga w'umuyobozi n'ahantu gukora ubushakarira bugahita buzamuka kuko hari nk'uburyo yankoraga nko ku bintu nkumva ahantu akoze kabisa n'ubwa niwe muntu wa mbere uhakoze nkumva nguze nk'ahantu nkumva ubwoya bw'umubiri bwose burahagaze imisatsi nkumva irahagaze nyine abaganga baba bazi utuntu twinshi ashobora kugukarisa ariko uburyo agukarisamo ukumva bitandukanye n'undi muntu usanzwe utari umuganga kuko aho abakora bahazi ibyo abakora babizi abari umutungo bagiye biga twebwe tutanazi igihe yarantiguye ku buryo mu minota itarenze 10 nari natuye wese natuye nshaka imibonano nyine ku rwego ruri hejuru ubwo nawe yarabibonaga kuko byageze aho arambaza ati noneho urimo neza avuga yego ako gatanda nari ndiho hari uburyo nabonye bakanda kakamanuka hari akantu yakanze karamanuka ni ivuriro nyine rikize uvuye n'amavuriro yo hanze atandukanye n'ay'iwacu muri Afurika sinzi akuma yakanzeho agatanda karamanuka kamaze kumanuka umugabo arangije nibwo yagiye nawe kuri ka gatanda ajya hejuru umusore nako ubundi arangije niko kuyishyiramo umwana w'umuhungu arandongora mwabana ariko ambuza kuvuza induru ambuza no gutaka kuko nyine njyewe iyo ndyohewe mana yanjye kwimanganya sinjya mbishobora mbuza induru ndataka ndahamagara ingumana babaho n'abatabaho natangiye kuryoherwa ntangira kuvuza induru umusore amvuga umuntu barambwira turamenye ceceka yamvutse umuntu andongora burage arandongora pe noneho uko yakabivuze koko ryamavangingo yashakaga kugerageza akayazana yarayazanye pe amaze kuyazana umva umutipe yarandongo yumva nk'umuntu w'umuganga rero no kubwanga arashaka ngo ko uzana amavangingo abaza ahantu neza ari bugukore ngo umenye n'uko bigenze yarabinkoreye ndaryoherwa biteye ubwoba mu by'ukuri ntabwo yamfashe ku ngufu oya nararyohewe umuhungu rwose arandyohereza turi aho ngaho kwa muganga ku buryo nageze aho ndarangiza ubwo gatanda kose hari katose ngo birangiye umuhungu yayikuyemo arangije mbona agiye hirya hari akuma bino byuma byo kwa muganga sinzi ibyo yakozeho ariko naketse ko ari kwijijisha ngo ngereho kuko ibyo arimo ni ukuvura umusore muto cyane nduta pe ibyo birangiye araza arihanagura ampereza agatambaro keza ndihanagura arambwira ati noneho ati hano urenda mfashe ngiye gutesitinga ibisubizo ni biza nakubwira uko nabonye umeze uti kandi ibingibi bene kino kizamini aba ari ibanga uceceke uretse kugira ngo ntubibwira tutaramenya ibyo ari byo narasohotse ariko nsohoka numva meze neza nawe urabyumva nk'umugore umaze gukora imibonano ageze aho azana amavangingo urumva nyine uruhutse pe muri wowe ubwo narasohotse noneho ubwo naragiye nicara aho hirya ntegereza ibisubizo nyuma y'iminota nk'ingahe wa musore wankoreye ekogarafi yaciye hajyanye ibisubizo kwa muganga arangije aragenda abihereza muganga mu kugaruka yarambwiye ngo nimukurikire gato ambwire naraje arambwira ati sisita rero ibisubizo nabonye dogiteri mukuru agiye kubikubwira ariko biriya twakoze ntubimubwire ntugire ikintu na kimwe umubwiraho kuko nabonye n'ubundi ntaho bihuriye ahubwo we ndaza kukuvugisha mpa nimero yawe ndamuhaye nimero zanjye arambwira ngo kandi nimba gufata ibizamini nimba gufata ibisubizo ngaruke muceho ambwire ubwo narangiye muganga mukuru arambwira ati ndabona nta kibazo ufite ati tuguhaye utunini utunutu genda ugerageze nyuma y'iminsi ingahe uzagaruke hano utubwire uko umerewe bampaye irandevu y'ibyumweru 2 nibwo nagarutse ngiye kugenda nca kuri wa musore arambwira ati rero nyuma y'ibyumweru 2 uzagaruka ubwire ukuntu umeze kuko ikibazo nabonye mfite ati ashobora kuba ari umugabo wawe utakurongora neza ibyo byarangiye ndagenda noneho igitangaza cyabaye
uwo munsi mvaho kwa muganga sinigeze nongera kuribwa umugongo. Haciyemo iminsi nk'itatu nako mu nda, haciyemo iminsi nk'itatu mu nda hatanijya habe na gato, iminsi nk'itatu. Ariko umunsi wa kane narongendera akabariro n'umugabo wanjye mu nda harongera hararya. Ndavuga nti nyamara ibi bintu uyu muganga yambwiye bishobora kuba ari byo. Ngo byarakomeje nk'uko byari bisanzwe, uretse ya minsi navuye kwa muganga narongowe na wa musore. Ubwo naje gusubira kwa muganga nyuma y'iminsi bari bampaye, ndagenda ngera kuri wa muganga mukuru ndamubwira ni mwebwe bampaye randevu, ati se byagenze biti? Ndamubwira nti rero nkeka ko ari umugabo wanjye ndongora nabi. Ati se ugendeye kuki? Ndamubwira nti kuko kiriya kizamini uriya muganga wanyu yankoreye kuva naryamana nawe ntabwo bigeze nongera kuribwa mu nda. Umuganga ati se kiriya kizamini bimusubiriramo rya jambo, arambwira ati nta kizamini tugira cyitwa gutya. Ndamubwira nti uwo mwanya umuganga yahise ahaguruka ahita yegekaho umuryango, arambwira ati yarakurongoye? Ati sibyo. Ndavuga nti yego, nzi ko yambwiye ko aricyo kizamini ngo agiye gukoresha cya nyuma. Arambwira ati uriya musore ntabwo ari we wa mbere ubimbwiye, ati hari n'undi mukobwa uherutse kuza hano nawe arabimbwira. Ati icyo gihe uriya musore naramwihanangisha ngo niyongera nzamwirukana. Ati none nawe yarabigukoze. Ati ntabwo ari ukumwirukana gusa ahubwo ngiye kumurega. Ati kandi nimara kumurega uzaza utange ubuhamya, ni wowe umutangabuhamya mukuru uhari. Naramwinginze ndamubwira nti ndakwinginze wimurega kuko n'ubundi ibyo yankoreye nkeka ko ari byo kuko byatumye mara iriya minsi ntaribwa mu nda. Arambwira ati umunsi abiye imbabazi simurega, ariko ndamwirukanye kuko ntabwo iki kizamini kibaho. Niyo habayeho ibindi bintu bizamini bimeze gutya bisaba ko abantu baryamana, ati murabaza mukabisinyira, waba ufite umugabo akaza akabisinyira. Ati bica mu nzira nyinshi kandi ntabwo bikorwa kuri iriya ndwara nari mfite yoroshye cyane kuri iyi. Ubwo nyuma yaho nibwo nahise nyine mbyumva, yaje no kumwirukana leta amenya kuko kiba kizamini kitabaho. Ngira ngo ngire inama abakobwa n'abamama, ati bino bintu ngo bireze cyane kandi bibaho kenshi cyane. Bano baganga ntibakadushuka ngo baturongore baturebere ibintu byacu, badushuka ngo barimo baratuvura kuko ngo nta kino kizamini kibaho. N'iyo kibaho ni ibintu biba bizwi n'abaganga bagasinyaho, n'umugabo agasinyaho nawe ukabisinyaho, kuko ngo ni urundi rwego nyine ubundi rw'ubuvuzi. Rero